Shalom shalom, ndabasuhuje mwese aho muri, Imana ishimwe cyane ko yongeye kumpa kano kanya ko kuganira ijambo ry'Imana hamwe namwe, ni ukuri ni iby'agaciro kandi ndabikunda cyane. Hashize igihe kinini tudahuye, ariko Imana izajya inshoboza kugira ngo kabisa tuzajye dusangira rino jambo kenshi bishoboka. Reka mbanze niragize mu maboko y'Imana mbere yuko ntangira gusoma ijambo ry'Imana, kugira ngo Imana ifashe muri byose. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kuri kano kanya, ni ukuri ni iby'agaciro kanini kuba mbona kano kanya ko kuvuga ijambo ryawe no gusoma ijambo ryawe nkarisangira n'abandi, ni ukuri ibyo ngibyo ubishimirwa cyane Nyagasani. None ga Mana, ndakwinginze kugira ngo ubane nanjye muri byose, kuva ntangira kugeza nsoza. Mwuka wera, ndakwinginze kugira ngo unshoboze muri byose, abe ari we uvuga, simba ari jye mvuga, ahubwo abe ari we uvuga. Ntaba ari jye mboneka, ahubwo abe ari we uboneka. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen amen. Reka ndirimba akarimbo gato, nk'uko nsanzwe mbikora kenshi, ndabikunda kuririmba iyo nsenga. Uwiteka nkiza abanzi banjye, ni wowe mpungiyeho ngo umpishe, unyigishe gukora ibyo ushaka, kuko ari wowe Mana yanjye, umwuka wawe mwiza nyobore. Turagushima Mana yacu, imirimo yawe iraturenga, tukuzamuri y'amaboko, Mwami we urakwiriye. Ineza yawe Mana yaratunyuze, nuko utuyoboye tunyuzwe nabyo. Turagushima Mana yacu, imirimo yawe iraturenga, tukuramburi y'amaboko, Mwami we urakwiriye. Haleluya haleluya amen. Akarimbo ndagakunda, iyo dusaba Uwiteka kugira ngo aturinde abanzi bacu. Abanzi bacu ni bande? Jyewe nawe umwanzi wacu ni nde? Umwanzi wacu ubundi ni Satani. Umwanzi wacu mukuru ni Satani. Dufite kuvuga ko dufite abanzi kuri iyi si, abantu batadukunda, abanzi bacu, abo twita abanzi bacu, ariko mu by'ukuri nta mwanzi wacu ubaho. Nta muntu w'umwanzi ubaho, ni Satani. Ni Satani aba yabiteye byose. Uwiteka dufashe tuzajye tureba ibintu uko biri, mbega ukabona umuntu kwanga, uwo wita ngo arakwanga, ukareba ikintu kiri inyuma ye, ni Satani biri inyuma ye. Imana yaturemye neza twese, Imana yaturemye mu gashusho kayo twese, ubundi nta muntu mubi ubaho. Umubi ni Satani, niyo myuka itwinjiramo tukaba babi, tugahemukira bagenzi bacu, mbese tugakora ibidakoreka kubera icyo cyuka, iyo myuka iba yatwinjiyemo. Ariko mu by'ukuri ukuntu Imana yaremye umuntu, yamuremye neza. Imana yaremye umuntu mu gashusho kayo, nta muntu mubi n'umuntu. Niyo mpamvu Imana idusaba kujya tukihana, tugasoma ijambo ryayo. Ni mu kwihana, ni mu gusenga, ni no mu gusoma ijambo ryayo, nibyo bituma
iyo myuka itugendera kure. Ubundi nta muntu ubaho mubi. Icyo ngicyo Imana ikiye kukitwumvisha tukacyumva ko nta muntu mubaho, ni Satani mubi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turakomeza mu Itangiriro igice cya 26 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 21. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Isaka azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Indi nzara itera muri icyo gihugu itari yateraga mbere Aburahamu akiriho. Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ntumanuke ngo ujye muri Egiputa, uzature mu gihugu nzakubwira. Suhukira muri iki gihugu, nanjye nzabana nawe, nguhe umugisha, kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibi bihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiriye Aburahamu so. Kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi nzaha urubyaro rwawe ibi bihugu byose. Kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse, n'amategeko yanjye nandikishije n'ayo navuze. Isaka atura i Gerari. Abantu baho bamubaza iby'umugore we, arabasubiza ati, ni mushiki wanjye. Kuko yatinye kuvuga ati, ni umugore wanjye, ati, abantu baha be kunyica bampora Rebeka, kuko yari umunyagikundiro. Amazeyo igihe kirekire, Abimeleki umwami w'Abafilisitiya arungurukira mu idirisha, abona Isaka akinisha umugore we. Abimeleki ahamagaza Isaka aramubwira ati, biragaragara yuko ari umugore wawe, ko wavuze uti ni mushiki wanjye. Isaka aramusubiza ati, nuko nibwiraga nti be kunyica bamumpora. Abimeleki aramubaza ati, ibyo watugize ibyo ni ibiki? Byashigajeho hato umwe mu bantu banjye akaryamana n'umugore wawe, ukadushyiraho icyaha. Abimeleki yihanangiriza abantu be bose ati, uzakora uyu mugabo cyangwa umugore we ntazabura gucirwaho iteka. Isaka abiba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. Uwiteka amuha umugisha. Uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho, ageza aho yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi, atera Abafilisitiya ishyari. Amariba yose abagaragu ba se bafukuye, Aburahamu se akiriho, Abafilisitiya bari bayashibishije ibitaka. Abimeleki abwira Isaka ati, genda utuvemo, kuko uturuta cyane. Isaka avayo, abamba amahema ye mu gikombe cy'i Gerari, aturayo. Isaka azibuza amariba bafukuye, Aburahamu se akiriho, kuko Abafilisitiya bari bayasibye. Aburahamu amaze gupfa, ayita amazina se yayise. Abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'i Gerari batunganira ayo mazi n'aba Isaka,
bati ni ayacu. Isaka yita iryo riba Eseki, kuko bamugishije impaka. Bongera gufukura irindi riba, naryo bararitonganira, aryita Sitina. Avayo afukuza irindi riba, ryo ntibaritonganira, aryita Rehoboti. Aravuga ati, none Uwiteka adushyize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Iryo ryari ijambo ry'Imana. Murambabarira nasomye kuva ku gice cya mbere, cyari igice cya mbere, cyari ku murongo wa mbere bambe kugeza ku murongo wa 22 mu Itangiriro 26. Yesu ashimwe cyane. Iki gisomwa kiratubwira ukuntu Isaka agace yari atuyemo baje kugira inzara nyinshi. Inzara nyinshi itarigeze ibaho kuva na se Aburahamu akiriho. Rero biba ngombwa ko bahunga aho Isaka yashaka guhunga, Imana yarahamubujije, ahubwo yamubwiye aho agomba guhungira mu Bafilisitiya, ku mwami Abimeleki. Uwo mwami w'Abafilisitiya niko yitwaga Abimeleki. Rero aragenda nyine bahungira muri icyo gihugu kubera inzara nyinshi. Hanyuma icyaje kuba nuko Isaka yabeshye ko Rebeka ari mushiki we, kuko Rebeka yari umudamu mwiza cyane w'igikundiro. Kandi n'igitangaje nuko icyo kinyoma yavuze, uko yabeshye ngo Rebeka ni mushiki we, na Aburahamu murabyibuka ko yigeze kubeshya ko Sara ari umushiki we. Ni nk'aho ibintu bikurikirana. Se yakoze icyo cyaha n'umwana aragikora, akora ibintu bijya kumera kimwe. Donc arabeshya kugira ngo batamwica. We nyine yari agiye gushaka amahahiro, urumva we yumva ko agomba gukora ikintu icyo cyose kugira ngo abe yakwibera mu mahoro, mbese abe yabona ubufasha mbese. Ariko uko yabigenje kose yarabeshye kugira ngo abeho. Ariko baje nk'uko twabisomye, umwami yaje kubyitegereza asanga Isaka arabeshya, aravuga ati, oya, uyu ni umugore wawe, waratubeshye. Isaka nibwo yabonye okazi yo kwicuza, aravuga ati, narabeshye ku mpamvu ko nabonaga nyine ko uyu mugore wanjye wazamumpora. Ariko urumva nyine yahise yicuza, nyine umwami aramubabarira. Ariko umwami yaravuze ati, hari habuze gato umugore wawe umwe mu bantu banjye bakamwigarurira. Urumva rero ni ikintu kitoroshye icyo ngicyo yakoze. Ariko yaricujije, mbega baramubabarira, aratura kabisa. Rero muri iki gisomo nk'uko twabisomye, Isaka yamaze kwicuza icyaha cye cyo kubeshya. Ako kanya Imana iramuhezagira, aba umukire cyane. Mbega Imana yahise ikuba inshuro 100. Inshuro 100 ibyo yasaruraga, mbese ibintu byose
ubutunzi bwe, utuntu duke yari afite idukuba inshuro, Imana ikura inshuro 100. Kuki? Kuko yicujije. Yabaga aho ngaho Isaka n'abe bose, ariko yari aho nyine abaho ubuzima bw'intica ntikize, ariko mumva ukuntu Imana yazamuye Isaka mu munota muke, kandi yaje kubasaba muri icyo gihugu, akabaruta ubukire bose akabaruta. Abaturage b'Abafilisitiya bamugira ishyari, umwami nawe aravuga ati wapi kabisa. Mu by'ukuri twitegereje uko kuntu Isaka Imana yamuhezagiye, akaba umukire akarenza n'aho yahungiye. Murumva ko kubera icyaha nicyo gituma abantu kuri iyi si tudindira. Ibyaha bituma Imana itaduhezagira. Isaka yarabeshye, ariko asabye imbabazi aricuza, Imana ikuba inshuro 100 iramuhezagira pe. Iramuhezagira, arakira ku buryo banamwirukanye, bavuga ati umaze gukira, urakize, uri umukire, uranaturuta, tuvira aho ngaho kabisa wigendere. Ntabwo mbega bamugirira ishyari bitabaho. Ntabwo bifuza ko uwo muntu w'umunyamahanga yaje kubasaba, none yabakiranye, mbese abaruta ubukire na mbare. Ibyo ngibyo rero byatumye umwami Abimeleki yirukana Isaka. Rero bene data, aho ngaho twakwiga iki? Twakwiga ko icyaha kiratudindiza. Icyaha twakoze kandi ntitwicuze kiratudindiza, kigatuma Imana itaduha iyo imigisha y'ubwoko bwose. Mu by'ukuri nta eforo n'imwe Isaka yakoze kugira ngo Imana imuhezagire. Gusa Imana yaramuhezagiye, yakubye inshuro 100. Ngo Imana yahise imuhezagira, ngo hanyuma Isaka umukire cyane mu gihugu yasuhukiyemo. Murumva sasa gukira ubundi nta eforo umwana w'umuntu abifitemo. Umuntu ashobora gukora cyane, agakora kabiri icyuya kabisa, agakora mu bintu bigaragara, ariko gukora cyane ntabwo ari ko gukira, nk'uko twabyumvise aha ngaha. Ahubwo Imana ibishatse, Imana ibona, mbese iyo bishatse iraguhezagira, kandi utakoze, utabize icyuya, mbese ukabona urakize. Si ukuvuga ko bariya bose bakize bazi Imana, oya, ntabwo ari cyo ndimo kuvuga aha ngaha. Ndimo kuvuga ukuntu gukira Imana ishatse irakiza ushaka. Nta eforo ahanini gukira birimo. Imana, mbese dufate urugero nka cya gihe Yesu yatuburaga amafi n'imigati. Ngira ngo yari nk'amafi 5 n'imigati ngahe, twari utugati duke n'amafi make, ariko Imana irayatubura, abantu ibihumbi bingahe bararya. Iyo migati se hari uwari warikoze? Ko ari ububasha bw'Imana. Ayo mafi se hari uwari wagiye kuyaroba? Ko Imana yakoresheje puissance yayo, pouvoir yayo, abantu bakarya mu kanya gato, abantu ibihumbi bingahe. Ni uku nguku rero yabikoze no kuri Isaka, ngo yakubye inshuro 100.
imisaruro ye n'ibiki byose ikuba inshuro ijana iramuha tu, kuko nyine yishimiye ukuntu yicujije icyaha cye cyo kubeshya. Haleluya, haleluya. Mu buzima bwacu twakagombye kwisuzuma tukareba ibintu bitudindiza, ibintu bituma tudatera imbere. Ni ukuri ntago nshatse kuvuga ngo ibintu ngo byo gukira, ibintu by'amafaranga n'ibiki. Hari ibintu byinshi bishobora kutudindiza. Imana ishobora kukwishimira ikagukiza uburwayi bwawe, tuvuge. Imana ishobora kukwishimira ikaguha abana warababuze, tuvuge. Imana ishobora kukwishimira ikaguha akazi wari warakabuze. Mbese Imana ihezagira mu buryo bwinshi bwinshi bwinshi, infini. Imana ishobora kukwishimira ikaguha amahoro menshi umutima wari warayabuze. Amadon spirituel yose tuzi ni ibintu bikabije. Ese icyo gihugu cyo mu ijuru cyo kimeze giti? Ko ari ubukire gusa, ngo abantu bakandagira kuri zahabu. Imihanda yo mu ijuru ngo ni zahabu. No murumva iyo Mana imeze ite koko? Imana nyine ni Imana, ni kibirenge kizima. nuko rero Isaka baje kumwirukana muri icyo gihugu, aragenda n'abe bose n'ibye byose, agenda mu kandi gace katari muri aho Bafilisitiya. Rero nibwo yagendaga abona amariba se yari yarafukuye, Abafilisitiya bari barayagize, mbega bari barayafubitse, yari yarazibye, mbese barashizeho ubutaka yarazibye. Ariko Isaka yifuza gufukura ayo mariba, afukura iriba rya mbere. Abafilisitiya baratungana ati hano hantu wafukuye ntago ari ahawe. Baratongana, arahihorera. Aha kabiri agenda gufukura irindi riba bari bafutse se yari yafukuye, arabikora. Amaze kubikora, Abafilisitiya barongera bavuza induru ati reka reka reka, hano ni ahacu. Kandi mu by'ukuri ayo yari amariba ya se yari yarafukuye. Baratonganira, arangije arahihorera, naho arabahebera iryo riba, akomeza mbese. Arangije afukura irindi riba rya gatatu. Iryo riba rya gatatu niryo yise Rehobote, kuko ari iriba ritajemo intunganya, ari iriba ry'amahoro. Kandi urumva ko yagendaga ashakisha ahantu ho kuba. Ntabwo yari kuba ahantu hatagira amazi. Abantu b'Abayisiraheli bari bafite ukuntu baba ahantu hameze nka desert. Rero ntabwo yari kuba ahantu hatari amazi, ntibishoboka. Yagombaga gufukura iriba kugira ngo abone gutura aho hantu. Nta mazi yari ahari hafi aho ngaho. Afukura iryo riba rindi, Abafilisitiya ntibatongana. Mbese aravuga ati hano naho Imana yaduhaye, hano ahita ahagutse ariho yitwa Rehobote. Rero ayo mariba ikintu yatwigisha ni iki? Ko iriba rya mbere yaripfukuye bakarimwambura, n'iriba rya kabiri bakaripfukura bakarimwambura, irya gatatu rikabamo amahoro menshi ntibarimwambure. Akaba ariho yacaguye gutura, avuga ati hano naho Imana yatugabiye, ahita Rehobote. Mu by'ukuri ikintu
cyagenewe umuntu nta ntunganya zihaba. Ikintu Imana yakugeneye, ikintu Imana yatugeneye kenshi iyo ushaka kubona ko hari ikintu Imana yakugeneye ni ikintu kiba kirimo amahoro menshi, ni ikintu kitazamo imidugararo, ni ikintu mbese ni ikintu kiba kimeze nk'iyo rohoboti nyine, ikintu kiba ari icyawe. Kuri iyi si tubyita destiny, ikintu cyawe nyine, igeno ry'Imana yaguhaye biba ari ibyo. Akenshi hari igihe tugenda mu buzima bwacu bwa buri munsi mu byo dushakisha, ugasanga wenda umuntu agiye gusaba akazi, afite byose, yarize, afite byose, ariko ugasanga ntago ari aho Imana yamugeneye. Ugasanga ku kazi barakamwimye, wenda bagahaye n'utarize. Ibyo byose rero ni uko nyine ataba ari igeno ry'umuntu, ariko igihe kikagera ugasanga uwo muntu arazungurutse, abonye ahantu heza bamuha akazi kandi bamwishimiye, ahantu hatari induru, ahantu hari amahoro. Mbese ibyo ngibyo nibyo twakwita rehobote, ibyo bintu biza, ikintu cyiza kikaza kandi ukabona kije kirimo amahoro menshi. Icyo kintu mu by'ukuri kandi kiba kiri rehobote, kiba kiri permanent, ni ikintu umwanzi wawe adashobora kugukuramo, ni ikintu kiba ari icyawe, mbese igeno ryawe. Aya mariba ya Isaka, icyo nicyo gisomwa numva nakuramo, kandi nababwira ko ikintu cyose uzajya ubona ko kikuruhije, ahantu ubona ko hakubuje amahoro, hari induru, ntago aba ari ahawe. Ibintu biri mu Imana byose biba bifite amahoro. Nta mutima uhagaze uba urimo mu bintu by'Imana iba yahaye umuntu. Navuga no mu yindi kote ko nk'abantu baba bagishakisha uwo bubakana nabo, umukobwa agenda ashakisha uwo bubaka nabo, ugasanga aragiye abuza, hano birapfuye na hano, ukabagase kubera iki? Kubera iki bipfuye? Ugasanga amahoro makeya, ugasanga nyine ntago ari iby'Imana iba yaguhaye. Ibintu ahantu uzajya ukabona harimo urukundo n'amahoro, nyine ibyo ngibyo nibyo bizaba biturutse ku Mana. Ibindi birimo amahoro make nta Mana ibirimo, kandi iby'Imana biza birimo amahoro nyine, bikaba biri stable, ntaho bizajya, uzabigumana mpaka. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuri numva ko ngarukirije ahangaha muri iki gisomwa. Imana ikomeze kutwigisha, Mwuka Wera akomeze abaganirize ku buzima bwacu bwa buri munsi, akuganirize wowe wumvise ubu butumwa, iyi nyigisho yose n'ukuntu Isaka byamugendekeye. Hanyuma twisuzume twese, turebe ikintu kitudindiza mu buzima bwacu, icyo cyaha kitudindiza, icyo cyaha gituma tudatera imbere, icyo cyaha kiduteza ibyago n'imikoshi, mbese tubabane n'ibyaha, mbese muri make, kugira ngo Imana iduhezagire mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Kandi urebe ibyo bintu bikubuza amahoro, ibyo bintu ujyamo ugasanga bikubuje amahoro, ibyo bintu bikubuza amahoro, ibyo bintu ntabwo ari iby'Imana kabisa. Iyo nakubwiza ukuri, icyo kintu icyo cyose urimo, abo bantu uwo ari bo bose ugendana nabo bakubuza amahoro, ntabwo ibyo ngibyo ari byaturutse ku Mana. Ushakisha ibintu by'Imana, ibyo uzabona birimo amahoro wasabye Imana, ibyo ngibyo bizaza nyine birimo amahoro. Uwiteka abahe umugisha mwinshi,
turi kumwe, nyagasani nabinshoboza tuzongera tubonane. Shalom shalom.